komanda urabona amafaranga turayabona koko n'abantu bongera ngo tubabeshe tubakuremo amafaranga sha nimvira nk'ibyo uvuga kandi kuvuga iki abantu kuri isi barahari akaruka koroshye turi bukurira dufata umuntu utambutse tumubwira ngo yakereye gutaha abona kano kaji yishyura amafaranga ati turi abayobozi ariko mayi nawe ntabwo uri kwifata nk'abakobwa wese akurya ubigerageze abakobwa ubu se wese itaye zakurura abagabo hari ahantu wanyuze menye izi ni zo zigeze uko di ariko nta mukobwa ugira pira nk'izo z'umukobwa uri gukora iki kibuno se ati kigera amafaranga twakoresha kayera ako nakundi ujya gupfa kwinyonga niba bari bindi bapfundiko byawe nta kintu bazaba bavuga impfundiko se nibwo mfite umfundiko uri kubona ntari mwiza yo ntabwo amafaranga reka sha nta wagufata Kamani zabaye ni kuzida froza ibyo wari tambukara hari amasageze ko mu dutambuka tangiye no kwira umuntu uciye tumufata tukamubwira ko amasaha tumushidu turaza tugaragaza ko turi abaforonteri b'abakobwa bagwingiye wayiwe ko batubonye ako twivugisha nk'abakobwa batagira umuntu kumviriza abo bantu ko badatara bahise mu kazi ikora byose ngo bishyure n'amafaranga yo gutina mu muhanda akazi ka leta sigasigiye gatanu nijoro byihorere babangirije amasaha bagabanya amafaranga kaza ngo bongereye angahe kandi turi mu bihe bibi bongereho senkani yose nuko covid yarangiye naho ubu ntabataye ariko tugomba kubatubura nta kwindi twabaho ariko covid nubwo igihari shanari tugomba kubaho sikuri abatambukara dutegereze ntari uriya se wembona buri uri kuza uraniwe reka niwe dutegereze tunyure mana yanjye umukino reka ufata nk'umukobwa tuba amafaranga ari kubara n'amafaranga menshi rero ndayajyana nawe ndayajyana ugomba kuyajyana ako turi akazi gatoya reka twegere hano imbere ku muhanda kugira ngo uze kutubona neza wazanye iki cyorezo koko uwamunyereka noneho inomere nanjye narahoze kuko ndaza kwikizwa n'iki uwamunyereka kabisa iminsi itatu irashize koko uwamunyereka kabisa uwamunyereka kuko birababaje pe Mumire nanjye narahoze koko ubu nzayikira koko wamunyereka umuntu wazanye kino cyorezo wamunyereka kuki abantu bamubona bakamwihanganira ko Imana ntije imbaraga zo kuba muri iyi minsi hakiri kare nimba namukubita inyundo nimba namukubita iki ntago mbizi nanjye ubwanjye Mr. Rashize yose ariko sikora mu tumushaka yuriye mu reka dutegereze twagera ahangaha nanjye ngo amafaranga natwabona nicyo gwino hano muno icyo byawe kuri gutambuka amasaha yarenze ariko nawe abantu b'iki gihe nabo ndebe ngende umukuru w'isi wadi nako umuyobozi w'akarere nshaka amafaranga y'umutekano n'ayisukari niyo kwakira aho aka kanya ibihumbi 100 byonyine umutekano wanyushyize 100 se cyane twanyuga ni kwaza ariko reka mwereke reka tube tukubabari ishyura amafaranga yo gutaha utinze mu nzira gutaha iwanyu se oya ishyura nangahe ishyura n'umwana ari kuri tayo madame nangahe nyine nta mafaranga 5 byonyine 5 tumenye ko ndabajyanga muri bihungu oya turabakwa ntabwo uri igihungu ndabenda umuhungu na mugenzi wanjye wafite oya we nitwa muri bihungu ari Saturday barana babeshye we nakaraga
Enyeze. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Mino kazi. Wewe nasa hey. Amahoro ali. Yoji. Yewe. Mutesema. Yewe. Yo. Nezerete. Twese mwa bintu. Mino sama kuru yi. Cha, mino nyine nciye kwirembo. Nanga kwirasanya. Nese niho mugiye. Twikoze yose. Tumure. Mubwire bo nari bimwe. Papa wakiriwe n'iki n'iki. Ndateka mwana wanje. Ndateka. Temba naguhamagariye koko. Kuba wibereye hano hanza. Bambe Imana izagufasha uba wikundira ibintu by'ubuhanzi. Haba yibereye hano hanza arimo kuririmba. Mwana wanje Imana izagufashe pe. Imana izagufashe n'ukuri ukuntu ukunda kuririmba. Mba naguhamagaye nakubuze naho uba wibereye hano hanze koko. Ndateka mwana wanjye se kureba dukenyeye. Ko nanjye nta bushobozi mfite ngo uzazamura impano yawe Imana yaguhaye. Mwana wanjye Imana izagufashe nge mbanira nisaziye pe. Imana izagufashe n'ukuri. Imana izagufashe pe. Unyereka ariko uhamunyereka. Mba namukorera ibingana iki. Ariko nanjye narahoze ko. Wabino. Jeje wala. Kokwichima. Utere pisi nk'uwaburaye mwa. You think say they why? Man, ndababaye man. Ariko wamunyereka man ishobora byose. Wamunyereka man. Ese shumi hari wakubangamiye. Ase man, iriye nanjye narahoze ntabwo urimo kwibona iri hanze aha man. Umuntu w'umusore ufite ubwenge akirwa mu mufu. Ntabwo nasaze man, ntabwo nasaze. Ayo maso ufite nayo. None se iririre n'izina ry'umuntu ni iki? Man, izari hanze ntabwo mwitwe muyibona man, maze iminsi 3 man naje. Cyakoza ko kantu uvuze k'inzara sha inzara iyo muri iyi minsi imeze nako soberuka kurya ejo mu gitondo. Muntega amatwi ho gacyavuga ibintu bijyanye n'inzara. Muntega amatwi ho gato mbabwire man. Urumva fast yewe. Nacitse rusagayira. Cika bazi. Cika kuri suka. Cika koronari shari imeze nk'umuravumba. Ariko ingiye man ije nanjye narahoze irankuramo umwuka wala. Cyakoze shumi umva no kwihangara uko ngemeruka kurya. Ako man wanyere ku muntu wayiza. Ave man ariko man wowe arambira ngo nsa n'urujo. Ngemeruka kurya ejo mu gitondo. Urujo. Cyakoze gusengerwa shumi. Imana igufashe. Cyangwa cyasengera. Weruka kurya byari abagenge. Umva man. Kumwe nanjye gibira ko kurya ejo mu gitondo. Weruka se nka. Irindazi warishobora. Warishobora basi mumve mbisabira iki. Mumve mbisabira. Nasi nimwicare basi dufatanye kurya nibuze mo kunyira ku mubyimba man. Ese man irindazi warishobora babaye shumi. Arababaye mwana uyu urababaye. Irindazi warishobora. Irire nanjye narahoze man. Ganiriri. Mureke mbisabira akantu gato murankunda. Nari bishuri. Basi nimumfashe kurya numve yuko nanjye nabyakira. Nanjye narahoze. Mama nikubutavuga we nanjye narahoze. Nanjye narahoze man.